Yego ko madame. Hello baby. Ça va? Ça va. Ko uri mu rugo bimeze bite? Ndaho ndi gupfusa nyene nabuze icyo njya gukora ndindire mu kanya. Ngaruko ngo dutegereje akazi. Se twakoze ikizamini? Si wibonye kuri liste? Amanota ntiyasohotse. Kandi interview twarakoraye. Ahubwo ndi kwibaza ngo tuzatangira ryari umva amafaranga natangiye kuyabarira. Kujya gute? Kuyabarira. Usibye kubanza nkagenda nkaguramo ikintu bise udustia. Niko urabizi nawe. Nenda kwizeye. Nkundi inkweto nizo nzahera. Nizo nzahera. Ni by the way. Umva. Hari ibintu byanteye confusion. Boss yamamagaye nyine. Boss nanjye Boss yamamagaye nyine. Twahamagara ngo boss mwese. Nanjye boss yamamagaye. Seriously? Niho ugiye? I can't believe it. Niho ngiye nyine narinyuze ahangaha ngo nkubwire uko bimeze. Ndavuga nti wenda reka ngira akenge gakeya ngira amakenga nkumenyeshe zishobora kunyakira. We never know. Uzi uko nanjye numvaga mukanye ndindira umugabo wanjye kaza nyine. Kuko nje ntabwo ndi bwijyana haya. Kandi ndagenda none se we kugiye n'amabiri. Jora bizi already umugabo wanjye nyine ntago bari mu rugo aba yagiye ku kazi atabwisha nyine ni schedule akazi ke nawe urabizi. Kandi ikindi kuko nta mico miba nziho ntabwo nkanira. Amamini se subizi ko ariko nambara. Kuva kera kandi umugabo waje urabizi atambonye muri mini nago babivamo nyine. Nago karanga ngo ibyo byenda bimeze nk'ibyo nyogokuru wambaye. Yambaye nibi. Ako nyine ikintu boss yabamagaye sinyizi none nawe ntangashwe no kumva ngo yaguhamagaye. Yampamagaye kandi ngewe none uko nguko uri kumbona nambaye. Niko ngiye kujyayo nambaye kugira ngo atabona yuko none se ubundi interview yo mu rugo ubundi ni bwoko cy'ubundi. Ashaka rero ngewe simbizi ariko nkurikije ko twagiye tudepoza ahantu henshi tukabura akazi kandi the same case. I think ko nawe hari ukuntu nyine nawe hari ukuntu se urabyumva. Sheri simbizi pe nago mbizi urabizi bira bintu singeso zanjye sinigeze nanabikora sibyo urabizi ko nzi umugabo umwe gusa ariwe twabanye. Ariko agasuzuguro ka famille y'umugabo wanjye ngo sinkora ngo ngimitsi bla 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 imitsi y'abana y'umwana wabo nta jambo ngo nukumbona ntumbye mu rugo gusa ngo mbyuka ngo mumfashe remote ngo ndi kuri screen imva ndumva am fed up. No. So kandi Sheri nago mbizi ntago naguhisha gusa ngewe na decise kubikora. Nibo ndi burebe he nibo ndi bufunga umwuka nibo ndi bugipfa amatwi simbizi ko uri bugenda ariko kabure simbizi nibo ndi bwidoroge mu biki urabizi ntago nkwe inzoga nibo ndi bukoresha iki ubwo navuze ibyampamagariye byose uko byagenda kose ndafunga umwuka byaba ari byo byaba atari byo gusabira ibyuya ntibiba amaraso bibaye ari byiza nta kintu yambaza ariko nabimbaza nanone ntago kuba naratsinze ikizamini akashikabikanga se dutsinda niba duakazi nyine urabizi nawe zihora ari izo kese gusa nta kindi. Mbega ngiye ntabwo sinshobora no kubirota gusa. Ntakundi kuntu nabigenza gusa Imana imbabarire nibinaba sinzabirote mu buriri ndi kumwe n'umugabo kuko yanyica noneho yanyica. Umva reka ngereyo yagwaye sangabise byarimo kwishinganisha nemba ro kwishinganisha nyine. Umva yamaye ni mugoroba saa 10 asibura ko nabonye ko ari ikibajubura cyatekeza bira bintu. Yego turaza kumenya iby'ububajuge ugarutse. Bana we umva sindi kubyiyumvisha nta kuntu ndi kubyiyumvisha ariko shure kangere yo ndebe base sibyo wese guhaye neza ari kuraza kumuseduwiza. Ere urumva niba uhamagawe mu rwego rw'ibintu bijyanye n'akazi ugomba kugenda wambaye neza nyine. Ntabwo museduwiza abangahe se nagiye nambaye ako nenda kubwiye ko kwambara ibintu ubundi bisobanura ko umuntu ugomba kumuha gutanga bituruka mu mutima w'umuntu my dear. Ubusaka kanyuranyobera yenda ujye guha boss jaje ni kuva muri university urabizi ngiye nago nshobotse naga ibyo wabinzanaho icyo wazana cyose ariko ubu ngubu reka nkubwize ukuri pe ndambiwe agasuzuguro ku rugo nashatsemo mugabo wanjye we nta kibazo amaburi kimwe we nta nubwo ndambirwa ako ndambiwe yabiswe baramukazi banjye abiswe bari umuntu abumugabo ndetse n'amabukwe umva bingeza aha niyo mpamvu navuze ngo igishoboka cyose kugira ngo mbone akazi mve mu rugo bareke kuvuga ngo degree yanjye niyo mu masafuriya ngo no kubyara gusa no guteka ndabirambira ndembera mbikore no bumva Sheri nta kundi kuntu nabigenza. Good luck.
Okay, thank you. Sawa sha. Turi kumwe. Urambwira. Ubwo umugabo wanjye nawe akadataha ngo aze tugende. Tujye kureba ibya degree yacu. Karibu. Hello. Hello, sir. Unyita sawa. Nyita Ben. Karibu. Thank you. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ugize neza kubanguka. Yego. Hari ibyo nashaka ko tuvuganaho. Yego nari mbitabye nabonye muntumira kuza mu rugo nyine byibazaho ariko nagombaga kuza. Okay. Position wasabyemo akazi urayizi. Yego. Kandi ni position isaba ibintu byinshi, isaba n'imbaraga cyane. We na mugenzi wawe wundi mwese mujuje ibisabwa mu cyangwa byuzuye, muragaza ubushobozi. Gusa ariko aka ni akazi gasaba byinshi birenze ibyo kurupapuro, sibyo? Cyane ko ugomba kugakora, ugomba kumuhagararira muri uyu mujyi mu gihe ngiye kujya gufungura izindi branch mu bindi bihugu no mu bindi mijyi. Yego sir. Naho unyita sir. Unyita Ben. None ndashaka kumenya n'iki uri tayari gukora kugira ngo akazi gakorwe neza. Kure hashoboka ushobora kugira ni he kugira ngo akazi kaze neza kuzuye. Sangewe ubwitange bwose nk'umuntu ukeneye akazi maze igihe ari umushomeri nzakora igishoboka cyose icyo akazi kazansaba kugira ngo company ibe successful nzagikora kugira ngo dutere imbere company ikure ku rwego rumwe nyigeze ku rundi nk'ibiri mu nshingano zanjye. Bon, ibyo ntabwo ari ikibazo kuko company ifite systems za operations, ibyo byose bizagenda neza ndabizi. Ariko nkeneye kumenya niba nshobora kukwizera. Nkeneye kumenya niba uzambera umudahemuka nyine nkaba nzi neza ko mu gihe ntahari. Ndashaka kumenya niba uri tayari gukora ibisabwa byose kugira ngo ubashe kubona kano kazi. Sangewe ndi tayari kubera yuko niba mwarabonye ndi qualified hanyuma yo gukora examen ayitsinda ndetse nka deposa n'ibisabwa byose mukabona ko mbyujuje. Ndi tayari akazi kugashira ku mutima wanjye wose n'ubwenge bwose kugira ngo ndebe ko company yava ku rwego rumwe ikagera ku rundi. Hanyuma umubiri? What do you mean umubiri? Uri tayari gushyiraho ubwenge, imbaraga zawe, hanyuma umubiri wawe? Iyo tuvuze imbaraga ntabwo zikoresha kuko zikora nyiri kwambara umubiri ni nawe nyiri zo mbaraga. Hanyuma Okay, reka tworoshye ibintu, sibyo? Yego sir. Ndifuza ko kuko biri kose umuntu mukuru cy'umubwira urabyumva, njye nawe hari ibyo dukora kugira ngo dushyire gahunda yacu ku murongo. Bose ihe gahunda ntabwo byumva yandi mwida yeno kuba twajya ahantu tukamara nk'umunsi umwe cyangwa umugoroba umwe, hanyuma tukagira ibyo tuganiramo ndetse tukanishima tukaryoherwa. nabyo buri muri package y'akazi cyangwa nabyo ni bimwe mu bigize job description yanjye. Nshaka kumenya kure hashoboka uri tayari kujya kugira ngo ubone kano kazi. Nuko turi abantu bakuru ibyo nabanza nkabitekerezaho
kuko ntabwo ari icyemezo napfa gufata mpubutse cyane cyane ko na kampani yagusaba abakozi ngo kubanza gutekereza mbere yo gutanga raporo. Nabonye muri CV yawe handitsemo ko ufite umugabo. Yego. Mubanye gute mu buzima busanzwe? Tubanye neza nta kibazo. Okay. Iyo proposal ugiye kugenda ubitekerezaho? Ibyo nabanza nkabitekerezaho nkareba ko ari bimwe nabyo mu byatuma akazi kaba neza cyangwa se na company kaba yatuma yabiba successful. Nkabyigana ubushishozi nasanga hari icyo byamarira, hari n'icyo byamfasha ndetse no kuri side yanyu. Why not? Okay. Wow, urakoze cyane. Anyihanganira hari indi meeting ngiye gukora, ubwo ntegereje kumbwira igisubizo cyawe, sibyo? Yeah, all right. Kirabe cyiza ariko. Thank you so Sibyo? much. Evo, ya. Sure. Uvuyeyo? Shampoo yandagarutse ariko duba nacitse intege pe. Iziko byayo ni byose twatekereza ariko bimeze. Muzika. Mbashaka turyamane. Ngo turyamane ngo bizane n'ibindi byose ngona. I knew it. Ntago byari narabitsinze ngo ariko ngo nta kuntu ngo nakoresha umudamu mwiza gutyo ngo ntarigeze mwumva icyanga. Navuze ngo akagasuzuguro namubashije se nabyo biri mu bigize akazi ngomba gukora ese nabyo biri muri job description. Exactly. Ngo nyine ngo kubona akazi ngo nowadays ngo it's so difficult. What? Hanyuma ngira story yose hanyuma nagezeyo ama welcome yishimye mbona n'umuntu ufite ikinyabupfura ndamwubaha nazajya mubwira ngo sa kamuza kumwita sa ngo ni mwite mu izina ryiwe nuko bitangira urumva ngo feel free ngo wumve yuko nguri comfortable something like that. none se nyine wamwemereye murabikoze. Honestly speaking darling ntabwo nigeze mwemerera sinemeye sinanahakanye namubwiye ngo reka mbitekerezeho ndaza kugusubiza none urumva mvuyeyo direct mpita nkomeza ahangaha nikuvuga ngo uraza gusubirayo nyine ngiye kubitekerezaho. Ibintu bigize uri gutekereza mbabwire nk'ikintu mu mutwe wawe uri gutekereza. Sheri ndi gutekereza ko nkeneye akazi ndi gutekereza ko ndambiwe agasuzuguro k'urugo nashatsemo ndambiwe agasuzuguro ka mabukwe n'abaramukazi banjye. Urumva kandi nanone urabizi sindikirara sibyo ni ibintu ntigeze nkoraho na rimwe nyine nanjye ubwanjye nananiwe kwifatira umwanzuro gusa ikigaragara nuko akazi ngakeneye. Kuba ushaka akazi rero no kuvuga yuko uri buze kubikora, right? Sweetheart ndumva nta yindi choice mfite usibye kuba nabikora ahubwo ndi kwibaza ngo ndabikora mu zihe nzira ndacaye nderekeza ye ndafata ihe position nanjye ubwanjye You're already thinking about the position. Zikuri seriye. Noneho ikindi nta nubwo akursi n'umugabo kuru usibye kuba afite amafaranga ukuntu kibyibushye kimeze nk'ikibuga cyo mu bazungu ariko amafaranga bagihaye agaciro kigatuma gisuzugura abantu. Ubagiye mfite iminota 30 bugagera bahageze nako ngomba kuba nagezeyo ariko njyewe sindi nta nibyo kumbwira ngo ndatekereza nta gasuzuguro bagusuzugura. Ega hari ibintu umuntu akora sometime atari we ahubwo ari ukugira ngo yikize ibintu by'ibikomere biri ku ruhande gusa. I'm sorry niwe mbwino story as my friend. Yeah, nimbyumva mbahanze sheri. Yasingo byumva ngo nzagenda numve shishishishi mu bandi bagore ngo madamu runaka yabonye akazi ngo kubera yuko byamanye na business ibyo ni ibyawe nakubwira iki ntabwo uri umwana ngo baragushutse. If you want to do it
simbizi ndagiye ariko ngiye kugenda mubwire ko nabyemeye nta kundi nkeneye akazi kandi nkeneye amafaranga nkeneye kugira icyubahiro nkeneye kugira icyubahiro mu rugo umuryango nashatsemo kuranyubaha umva reka nambare inkweto ndumva n'imodoka yaje irundi hasi twagwara ifite aho abone tujyanye Karibu. Hello. Hi sir. Karibu. Uzanye n'umugabo wawe. My husband, yeah. Ni byiza cyane. Umeze neza? Meze neza. Okay. Tujye kuganiraho gato n'iminota 3. Hari hanze umuhungu arabaguhaye nk'agakawa nano araje. Urakoze. Please. Karibu. Meze neza? Yeah. Okay. Ndashaka kurasa ku ntego. Sibyo? Nabonye ko uri qualified. Ibyangombwa byawe urabyujuje, ikizamini cya mbere waragitsinze, n'icya kabiri uragitsinda. Gusa ariko ndashaka kumenya icyo uri tayari gukora. Kuri hashobora kuba uri tayari kujya kugira ngo ubone kano kazi. Nkuko mwabivuze ndi qualified. Kure, what do you mean? Kure hashobora kujya. I mean, iyo ushaka kugira ngo hari ibyo ugeraho. Hari ibyo utanga. Uri tayari gutanga iki kugira ngo akazi kagende neza ibintu ukazi ukabone kandi ugakora neza. Nara depoje amadokima yanjye. Yego. So ikindi ntacyo nsigaje gutanga ahubwo ni mwebwe musigaje kugira icyo mumpa cyangwa yeah. Cyangwa yeah. Okay. Urabyumva ute ndamutse nguhaye nk'umugoroba mwiza w'ibihe byiza nje nawe turi babiri. Asu Njyewe nawe nyine nk'abantu bakuru, rero nawe ufite umugabo nanjye ntabwo nshaka kugira relationship hagati yanjye nawe. Gusa ariko numva ko dushobora kugira ibihe byiza. Sorry sir, I don't want to sound disrespectful. Ariko ndumva uri kuca hirya no hino. I can't get you please. Okay. Umugoroba mwiza zeni njyewe nawe tugakora imibonano mpuzabitsina. Excuse you? Bihuriye heze n'ibyo twaje dusaba? Bon, ibyo mwaje musaba mushobora kubihabwa. Icyo nshaka no kugira ngo wabitekerezeho, niba ngombwa unabiganira n'umugabo wawe mubyigeho and then umenye igisubizo cyawe. Am I sensing some corruption here? No. Two people making a decision. Ubiganira n'umugabo wawe, sibyo? Nganire nawe iki? Niba uri tayari nyine kugirana ibihe nanjye hanyuma nkaguha akazi. Sikwe kunangaza. Is it even you, the boss? Yeah. Kwanza kwa iki naje na hano gukora, what's this even? Is it an interview? Is it what? Kuki twabibyabereye mu rugo? Yeah, nari mfite ibintu byinshi byo gukora ntabwo byari ngombwa ko nshira mu office. No, sorry. Yeah. Your request not get it granted, sorry. Yeah. Okay. Yeah, thank you for your time. You're welcome. Ariko se urabyumva ute ndamutse nkubwiye ko umushahara wawe ndi gukubisha 3 wowe wari gufata n'ubundi? Niyo wazi kunjura 5 cyangwa 10. Thank you. I really need this job, yes, ndagashaka akazi. But then it's too much, I guess. Okay. Yeah. Thank you. Have a good evening. Same to you. Yeah.
Babe. Inzite. You want man, you won't believe it. Uzi ibintu uriya mubase kumbwira? What? Ngarashaka ko turyamana. Urumva no, first of all nabyanze bwa mbere. Ngarabizi ko ndi Mariya ngo yakubonye nk'umugabo wanjye, ngarashaka ko turyamana. Nanze ngarakuba ngo umushahara wanjye inshuro 3 ubwo ziraba miliyoni zingahe 70 whatever. Ni nyinshi ntabwo nshaka kuzibara kuko ntabwo ari izanjye. Kene akaba tumva nasubirayo nkajya nkungubwana cyangwa nkajya kukubita umuntu rushya. Niyo mpamvu yaransohoye. Nta kindi mwakoze. Obviously. Nta kindi twakoze. Nose hano hari icyo naje gukora hano. Abagabo iki gihe namwe rero nta nubwo mwizera. Listen. Urabizi tumaze igihe turabashomera. Turi n'abakene. Ano. Urabyumva uterero. Ndabyumva ni the fact yuko nsotse hariya nta kindi kintu numvamo. Naje nyine dutahe tugende. Urumva ibyo yagusabye yabikora se? Sugo kicyo kibazo uri kukimbaza kugira ngo ugende gute? Urumva ibyo yansabye nabikora, of course nabyo nakora. Why? Ubuze? Kubera icyo utabikora. Okay. Reba. Urarwaye? Listen. Reba. Tumaze igihe mu bushomeri. Turi abakene. Dukeneye amafaranga. Enso. Please do it. I should do it. Man. Ubukene nibwo bugiye gutuma dutikuzo dutagaciro. My own husband arimo arambwira ngo nge kuryamana na boss. Oya winkoraho. Oya mbabare. Izoke winkoraho. Yari oh my God. Nyumva neza. Sibyo? Amafaranga turakene. Nayo nge nyine. Turashaka kandi kazi kandi tutakabona. Reba igihe tumaze igihe tugashaka. Uri kunyumva? Nyumva neza. Oya winkoraho. Nabyo nshaka, nabyo nkora. Okay, fine. Nawe reka nze kujya gushaka ibikecyo nawe ujya kuryamana nabyo baguha amafaranga. Ntago ari cyo ngicyo gikenewe. Ntago ari cyo gikenewe, sibyo? Urumva? Ntago ari ugutumwa neza. Tureke no kumva, areke no kumva ibyo turi kuvuga. Banzu nyine. I can't. I cannot. Amafaranga atumva. Mu minsi mike baradusora mu nzu, turabura icyo kurya. Urumva? Tubure mu umugabo wanjye yarasaze. Umukoresha agakingirizo. Nakanga. Wagiye wisha agaciro nawe nzi ko wisha n'agaciro. Agaciro ko ntabwo kandi, sibyo? Ariko umugore wajya kuryamana n'undi mugabo kubera amafaranga. Bishobora kubishura imwe ariko. Ntuzasubire kugira ngo ubone akazi. Ngwino kandi rero kunda. Uko nawe waje wazicitse uvuyeyo already. Ariko reka nkubwiye uriya mu boss arandebye. Come on, bigenze bitetse. Ntabwo nkubwire. What? Uzi yuko ibintu yagusabye nimba ari marasaba abakobwa bose bo muri uru Rwanda simbizi. Ibyo kuvuga utambwira ko nawe yagusabye. Gosh. Ndagukubira amafaranga. Ese wowe yigeze kubwiye ko ari bugukubire? Yigeze nkubira. Ngarankubira ngo salary ngo ibintu birebire too much. Ariko ngira nkuko nakubwiye yuko nese waje kujyana na your husband. Of course. Guess what? Nese yabimenye mwe mwicaye neza yabakiriye hamwe ikiganiro umugabo mwicaranye. Ya bamusoyesha yashize nk'iminota ingahe nanjye ndasohoka. Reka nze rero nzabwira umugabo wanjye what's happening. Ahita ambwira
dukomeze tugende nkakira ndikumva no kugenda byanane umbuze ukuntu arastressa byahatari njye navuye numva ntazi njye singize umwe ngo nzabitekerezaho cyangwa ngo ndaza kujya gute wabuze icyo utaruzi amaze kunterefona mu kanya wenda umwana wawe kubonana tukajyana kuri lunch ubwo urumva nyuma ya lunch nyuma yo gufata imbaraga nta kindi urumva se ari iki kiriwe gikurikiye ahubwo konzi ndumva arahera ku biryo yanguriye nyine abinyishyuza abone gukurikizaho kuma barabigurutsa reka guseka ubwo nyine nubwo nyine none se ufite akazi wabonye akazi nakabonye se ubu nasinye contrat genda unyere ibiryo genda umpe ibiryo kubera ko wowe uzajya uhembwa rero umpereza amafaranga nzamusohokana amafaranga y'ibyaha oya ngiye nshaka kuzagungurira n'imyenda naze gusohoka sinzajya muri toilette Karibu. Sawa. Sawa. Sineza. Uri tayari? Cyane niyo mpamvu ndi hano. Ariko ndashaka kukubaza. Ndashaka mbashuwa ko uri tayari. Ndi tayari ntabwo uri kubibona. Harimo umugabo. Ndi tayari gute? Ndi tayari. Ibyo umugabo wanjye gukwirwa ubitekerezaho. Ibyo bindekera. Nje ku gikorwa nyirizina twavuganye. Okay. Hanyuma ingaruka zizabivamo na nase urabizi ko hari ingaruka zirimo. No, ndashobora ku. Ubwo nyine nzaba risk take. Okay. Wow. Okay. Oh, sorry. Alright. Niza ka emergency gato akazi sibyo? Minota mike ndahita ngaruka. Feel free wisanzure ufate icyo ushaka. It's okay. Nukiri icyo ukenera boy aragufasha sibyo? Okay. Just a few minutes ndahita ngaruka. Oya ntabwo. What? Ndatungwa ahubwo wese uje gukora iki? Cyokora ndatangaje. Shawo nyihishemo. Niyo mpamvu nashobora kugusuza nta kibazo cyanjye naguha. ndabibona ne mugongo Nasereka nkubwire ko nyuma yuko tuvuye mu kizamini cy'akazi twavuganye nkakubwira uburyo byagenze uburyo boss yampamagaye mu rugo akansaba ruswa none nyine waje nkamuhakanira nkamuga ko nzabitekerezaho fe ndebye ubushomeri mfite n'iki ndavuga nti nyine nubwo ndi mariye aho kujya mu ngume mu buzima bw'ubukene nabikora nkafunga umwuka wenda nkemera nkanywa n'ibiyobyabwenge sinze kubyumva ariko kari akazi nikanshi wowe suje hano gukora iki ngiye bampamagaye ahubwo se urabona ndi comfortable birabivyana ntibiba amaraso rwose none se nawe wemeye kuza kubikora ngiye bampamagaye nyine ngo nze hano mu ruhe rwego se kandi najya yampamagaye ndabizi subwo arashaka batatu hanyuma se twese akadufatira icyarimwe ngeze ko nabyo namwemereye yaba mbazi
ese wanyweye iki noneho ko mbona washyushye cyane simbizi ndumva sinzi ukuntu meze mfite desordre muri njyewe rwose ndumva n'imyenda yose nayivanamo sinzi ukuntu meze none se ngiye karero ngende ntaza kubicira ibyanyu basi uraza kundeba mu rugo sha nimva hangaha amahoro ni bicika amahoro atansizemo imvune uza kuza kundeba cyangwa umpamagara no joke Hello? Hi sir. Karibu. Sorry? Wicaye gatoya. Ntabwo ndi bubatendere. Kamabwira icyatumye mbahamagara. Mu bantu bose nakoresheje ibizami, mu bantu bose nakoresheje ama interview. Muri abakobwa cyangwa se muri abadamu b'ibitangaza. Muri abanyabwenge murashoboye pejana ku ijana. Umuntu uri wese uri muri position yanjye yakugombye kubaha akazi atajuyaje. Ariko impamvu nabahamagaye hano iwanjye mu rugo kora kugira ngo mbaye ikizami kimwe cyane kuko kugira ngo ukora akazi nkeneye ko umwe muri mwe agomba kunkorera nkeneye ibirenze ubwenge nkeneye ubudahemuka loyalty wowe wanze umushahara ugera muri miliyoni 50 gusa kugira ngo utaryamana nanjye gusa wowe wemeye guca inyuma umugabo wawe kugira ngo ukunde ubone akazi bivuze ko ejo bundi habonetse amahirwe utazatinya utakazi cyangwa se ukanyiba cyangwa ukanyibisha niyo mpamvu wowe congratulations akazi ukabonye n'uwo mushahara nakubwiye uko nabigupropoje n'ubundi urawubona ukubye 3 yego gusa ndagira ngo ngire ikintu twumvikanaho kandi gisobanuke nta gihe na kimwe nta muntu n'umwe muri mwebwe nigize nifuza kuryamana nawe iki cyari kizami kugira ngo ndebe ubudahemuka bwanyu ubwo rero congratulations ubwo uratangira kuwa mbere contract ya tayari documents zose byose byagiye. Thank you very much. Akaba boss biki gihe mwabaye mute ntaga mwe mugerageza igitsina gore mu mukaturushya ubundi ko wabonaga mbere y'igihe cyose ko nshoboye ndi qualified natsinze ikizamini nkatsinda na interview yo mu rugo wanzaragamo ni ntaga re wangerageje umva mwe mwarabapinze n'ikindi gihe aba boss nkamwe kigiye kuzimenye. Wow, sorry. No, it's okay, don't worry. Ndabizi ni inshuti yawe gusa ariko nkeneye kumenya umuntu w'indahemuka niwe ufite mu kazi. Sibyo? Wow, that's embarrassing. No, it's okay. Yeah. Ntacyo bitwaye. So kwa mbere uzaze mu kazi.